muraho neza bwoko bw'Imana. Nongeye kubasuhuza no kubifuriza amahoro y'Uwiteka kugira ngo abane namwe. Nje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana itugire neza kandi Imana iri mu ruhande rwacu. Reka dusenge maze dutangire. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru. Turagushimiye ko duhaye umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe cyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze kugiye kutugaburira binyuze mu ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo tweze cyane utuboneze mu izina rya Yesu. Tubare ibyaha n'ibicumuro, tubare gukiranirwa kose. Ube mu ruhande rwacu tugiye neza, dushyigikire dore kugubwa neza. Uravuga bikaba bitegetse birakomera mu izina rya Yesu, amen. Bwoko bw'Imana, Imana ishimwe ko duhaye umwanya. Turacyashimira Uwiteka. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Imana itugire neza. Ni mu bice byaho 8, turahera ku murongo waho wa 40. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose bakakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko amenye ko imbaraga imvuyemo. Nuko umugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Nuko akivuga, haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa we yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu, ntiyagira undi muntu akundira kwinjiranamo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera. Arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa byuka. Umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Imana itugire neza kandi Imana itwifashiriza. Haleluya, amen. Ikibura nuko umuntu yegera Yesu gusa, naho ubundi ibisubizo byo arabifite. Twegere Kristo kuko ari we ntwari yacu. Twegere Kristo kuko ari we ufite byose twifuza. Imana itugirire neza. Twumvishe ijambo ryiza cyane, twumvise ijambo ririmo ibyiringiro ndetse n'agakiza, ritubwiye ukuntu uyu mumama wari umaze imyaka 12 ari imugongo, cyangwa se ari mu gihe cy'ukwezi cy'abakobwa cyangwa se cy'abantu b'igitsina gore, abimaranye igihe kingana n'imyaka 12. Ni igihe cyari kirekire, ni igihe cyamubereye kibi, yumva yuko ibyo byarangiye nta no gukira ateze.
ngo yari yaragiye mu bavuzi bose, yari yaragiye kwivuza, baragerageje kumuvura bakamubabaza, baragerageje kumumarira ibintu, birumvikana kuko yajyaga kwivuza ariko yagendaga yishyura amafaranga, ariko yaranze gukira, uburwayi bwe bwaranze, yarakomeje kuba mu gihe cy'ukwezi rwose arinda bimarana imyaka 12, umunsi ku munsi we ahora mu gihe cy'imihango. Muri icyo gihe cyose urumva ni ikintu cyari gikomeye, ni ikintu mu buzima bwe cyari kimubangamiye buriya, kubera byabaga bimaze n'igihe n'iminsi, umuntu uko ari wose yumvaga abangamiwe, atagera mu bantu, nta muntu umukunda, nta muntu umushyigikiye, kuko niyo umuntu yagufasha, niyo umuntu yagukunda, yabana nawe mu kababaro imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, kugera ku myaka 12 yaba yarakurambiwe. Uwo muntu rwose urumva yarari mu gihe cy'agahinda, mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago, nta kintu abasha kwikorera. Urumva byaranamuryaga, byaramubangamiraga, yumva rwose afite agahinda. Icyo gihe rero cyamubereye igihe kibi, cyamubereye igihe cy'umubabaro, afite agahinda yibaza ko yazakira, niba yaragiye ku bavuzi bose akabona byaranze, ibintu byarabitangaguje, atanga amafaranga kugira ngo bamuvure, byari byaranze, umutungo we warahangirikiye, warahononokariye, bituma atanakira. Urumva rero nta wundi yari afite wo gutura agahinda ke, ngo hanyuma rero amenye yuko Yesu umwana w'Imana ari aho ngaho, umwana w'intama ari hafi aho ngaho. Aravuga ati, yibwira mu mutima we yuko kumukoraho gusa byamukiza, yibwira mu mutima we gusa ko gukora kuri Kristo, Imana iturengere, ibyo ngibyo byatuma agira gute, akira, icyo cyago kikavaho. Imana itugire neza. Adakanzwe n'imyaka 12 yari amaze, atavuze ngo ibyanjye byose narabimaze ngivurisha, oya, arizera, aravuga ati nimukoraho gusa. Imana itugire neza. Nimusanga nkamwegera, icyo gusa, haleluya, nkamukoraho, biraza gutuma nkira, biraza gutuma nongera kugira ubuzima nk'ubw'abantu basanzwe, biraza gutuma nongera kugaruka, nkagarukana ubumuntu, biraza gutuma abantu bongera kubona ko ndi umuntu, nta muntu uzongera kunyinenaguzwa. Imana itugire neza. Nta birori nzongera gusiba, oya, Imana itwiteho kandi Imana itugire neza. Aravuga ati ndamwegera kandi ndamukoraho gusa. Hanyuma rero aragenda, hari abantu benshi. Ubwo rero yegeraga, ngo hari umutware w'isinagogi witwaga Yayiro, yari amaze kuza kuri Kristo, yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, agakobwa kanjye kararwaye, kararembye, ngwino tujyane, ugende ukanyirize. Nakikinege, nta wundi mwana mfite, ariko aragiye, ararwaye, arimo arashika, arimo araremba cyane, nta wundi wamuvura, abaganga barananiwe, abapfumu bose n'abakonikoni barananiwe, nta wundi. Haleluya. Ibyiringiro byanjye bisigaye muri wowe Kristo. Imana itugire neza. Uyu mubyeyi rero aravuga ati, nubwo hari abantu benshi bari kugendana nawe ndetse bamubyiga, ibyo ntabwo ndabyitaho, ngomba guhatana nkegera umwami wanjye nkamukoraho. Haleluya. Ibyiringiro byanjye akaba ari we mbitunga, nta wundi nashyiraho ibyiringiro byanjye uretse Kristo wenyine. Nta muntu wakumara agahinda waba ufite, nta muntu wakumara umubabaro waba ufite, nta muntu wagukiza ikintu cyagukomerekeje uretse Kristo wenyine. Niwe wabikumara, niwe washyiraho ibyiringiro byawe, niwe wakiringira ukamwegera. Haleluya. Warangiza ukamubwira agahinda ufite, ukamwereka umubabaro. Uyu mumama rero aravuga ati, ndahatana, ndabyigana, nitaye ngo hari abasore, nitaye ngo hari abandusha imbaraga, oya, ndaza kubyigana, mwegere, mukoreho, ndaza kubona imbaraga nshyashya, ndaza kubona ubutabazi, ndaza kubona umuti. Abantu bose bananiwe,
atari uko nanyweye imiti, atari uko bansize imiti, atari uko ari amagambo bantongere. Oya, haleluya. Kwizera Kristo gusa, ukamutunga ibyiringiro byawe, ukamwiringira, ibyo biguhereza amahoro, ibyo biguhereza gukira, ibyo biguhereza ubuzima utari ufite. Haleluya. Kumwizera gusa, ukamwegera, ugakoraho, haleluya, ukamukoraho gusa, ibyo bituma, haleluya, wongera kugira ubuzima, wongera guhinduka mushya. Imana itugire neza. Umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Uyu mubyeyi wacu rero arahatana, arasesera, arahirika, ariringira, avuga ati Kristo niwe uri buze kunkiza. Yakoze ku bantu benshi ari kwegera Kristo, ariko abo ntabwo wari kumukiza, ahubwo yaragiye abasunika, abahirika. Nta mbaraga yari afite. Urumva umuntu wari umaze imyaka 12 arwaye icyo cyago, ntabwo yari afite imbaraga, ariko agenda abasunika. Aravuga ati kubw'ibyiringiro mfite, nimukoraho gusa nibuze gukira. Aragenda rero ararwana, arasunika, yiringira umwami wacu, aragenda amukoraho. Ngagikora ku ncunda z'imyenda ye, cya cyago cy'amaraso, ya maraso ahita akama. Bwa burwayi yari afite buhita bugenda. Kwiringira Kristo gusa, akamukoraho, biramukiza, bituma, haleluya, bituma agarura ubuzima, bituma agarura ubumuntu. Umuntu yamubona akabona kari muzima. Imana itugire neza. Nta wundi wakumaraho icyo cyago cyakurembeje, nta wundi wakumaraho ako gahinda kakugize imbata yako, nta wundi wakumara uwo mubabaro uretse kwizera Kristo ukamukoraho. Imana itugire neza. Kristo tumukoraho mu masengesho, Kristo tumukoraho tumuririmbira, Kristo tumukoraho turimo tugirira neza abantu, Kristo tumukora mu bintu bitandukanye. Imana itugire neza. Nta wundi, haleluya, nta wundi wabasha kumva agahinda ufite, nta wundi wabasha kumva umubabaro ufite. Maze Kristo arabaza ati ninde unkozeho? Abantu bose bati singewe. N'abagiye bamwegera bati si twebwe, kuko bumvaga ari ibintu bidasanzwe. Avuga ati ninde unkozeho? Kandi abantu bose bari kugenda babyigana. Hanyuma Petero na bagenzi be baramubaza bati wowe uravuga ngo ninde ugukozeho ureba umubyigano w'abantu? Aravuga ati hari unkozeho, kuko numvise hari imbaraga imvuye. Wa mubyeyi rero aravuga ati rero mbonye ko ntacyo ahishwa, mbonye yuko ari uwo kwiringirwa, mbonye yuko ankoreye ibikomeye, ntabwo kuba anyijije nabyihererana, ahubwo reka nze mbivuge neza. Haleluya. Aravuga ati hari icyo unyijije, nizeye gusa kugukoraho, nizeye gusa kuza akakwegera, nibyo biri bunkize. Hanyuma ndaza ngukoraho, ndakize. Rero nahimaze imyaka 12 ndwaye gutya na gutya. Yesu aravuga ati mwana wanjye, kwizera kwawe, haleluya, kuragukijije, igendere. Imana itugire neza. Abarakize, ahindutse muzima, ahinduka umuntu, agira ibyiringiro, agiramo ubwo urumva kubw'uwo ngo agakiza katashye mu bantu. Uwo yahise akizwa, uwo yahise agira umunezero. Urumva umuntu ukijwe na Kristo, urumva umuntu wamwizeye gutyo akamukoraho, yarangiza agakira. Imana itugire neza. Natwe icyo dusabwa ni ukwiringira umwami wacu, tukarwana, tugahirika ibibazo, tugahirika intambara, tugahirika ibitubyiga, ibituga ngo dusubireyo. Bitubwira biti nta handi wakura amahoro uretse kunywa ugasinda. Ibyo ngibyo tukabihirika. Nta handi wakura umunezero uretse kugenda ugasambana n'abandi bantu. Umugore wawe umwe ntabwo yaguhaza, genda usambane n'abandi. Ibyo tukabihigika, tukizera Kristo, haleluya, tukamwegera. Ibitubwira biti uri umusore ukaba udasambana, ukaba utibuka, ntabwo wagira umunezero, ukaba utanywa amatabi, ntabwo wabona firingi, ntabwo wabona
feelings nziza, ntabwo wabona umunezero, ntabwo wajyaho. Oya, ibyo ngibyo tukabyirengagiza, tugasunika tukegera Kristo, tukirengagiza intambara z'abakobwa bari hanze bambaye ubumini, bazamuye bibegereye, abameze gutaba, abifuza kutugusha bakubwira amagambo meza, barara baguhamagara. Ibyo ngibyo ugahigika ukegera Kristo. Icyo nicyo cyonyine cyagukiza agahinda n'umubabaro. Icyo nicyo cyonyine cyakunezeza. Uzasanga ari umuntu uvuga ati njyewe ndasambana, mpora nsambana. Nta wundi wakumara ho icyo cyago cyo gusambana, nta wundi wakikumaraho uretse kwegera Kristo wenyine. Usambana nabo ugahigika, ugakuraho, ukagira intumbero, ukizera ko Kristo ari uri buze kugukiza icyo cyago. Ntabwo avuga ngo nimara iminsi 2 nabikoze ngo bizaba byarangiye. Oya, ntabwo avuga ngo nitaba telefone z'abamamagara bizaba birangiye. Icyo nabo baguhamagara. Ahubwo byigana, haleluya, byigana, uhirike, wegere Kristo, umukoreho gusa, urahinduka uwakijijwe. Kandi umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ntateka azacirwaho. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Nubwo waba warasambanye gute, ndagira ngo wizeze ngo niwegera Kristo ukamukoraho, ntateka uzacirwaho. Mwizere rero, umwegere, umukoreho. Nshuti yanjye, mwene data, rubyiruko, mugabo, nta kintu na kimwe yaravuze. Imana ubwayo yarivuge ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku bigasa nk'umuhemba, ibasha kubyeza bigahinduka umweru nka sheregi, bigahinduka umweru nk'ubwoya bw'intama. Imana itugire neza. Imana yakweza. Rero wivuga ngo ufite ibya, oya, Imana yakubabarira, Imana yakweza. Egera Imana ikukureho icyo cyago cy'ibyaha. Egera Imana igukureho umubabaro ibyaha byakuzingiyemo. Egera Imana igukureho ako gahinda kose. Egera Kristo umukoreho. Imana itugire neza. Uyu mubyeyi arabyigana, abyiga byose, yirengagiza yuko anyweye byeri yamera neza, akarara asinziriye, akarara rwose nta kibazo yumva. Yirengagiza yuko asambanye yakuramo umunezero, ibyo arabyirengagiza. Yirengagiza yuko ari mu kazi akayobya amafaranga yazamugira umumaro, akazagenda kubaka ibipangu n'ibiki byose. Ibyo arabyirengagiza, arasunika, ashyira ku ruhande. Yirengagiza byose, aravuga ati ntabwo narenganya umuntu, ndenganyije umuntu nabona amafaranga, bampa amafaranga, ariko sindi bubikore. Aravuga ati ndakora kuri Kristo. Nawe rero izere Kristo, ugenda umwegere, umukoreho. Aravuga ati ndi mu kazi, ntabwo nkwiye kuba nk'inyamaswa nkakanga abakozi bose bakaninya. Oya, ibyo arahigika, arabizi ko bamutinye yagira icyubahiro. Ariko aravuga ati umunyacyubahiro nta wundi ni Kristo. Uwabyiganye hari ibyo yirengagiza, hari ibyo areka, ibyabyaga kumunezeza, ibyarindamuze, ibyo ngibyo abibona nk'ibibambwe, abibona nkaho nta kintu kirimo, ahubwo akiringira Kristo, akagira intumbero, akiringira kumukoraho, akaba azi yuko ariho amahoro ye ari. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Twumvise rero inkuru nziza y'uyu mugabo witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, waje imbere ya Yesu amubwira ati umwana wanjye ararembye. We yarazi ko umwana we akirwaye, ariko nyamara ubwo bari barimo baza, Kristo aravuze ati uwo nawe icyubahiro cyanjye kigomba kugaragarizwa kuri we. Ubuzima bwe bugomba kuza kugaragarizwamo icyubahiro cyanjye. Hanyuma bakigenda ngo haza abantu benshi, baramubwira bati uraruhiriza icyo umwigisha ko umwana yabaze gupfa, uramujyana he? Aramukiza kandi yapfa. Ariko Kristo ntabwo akiza abarwayi gusa, ahubwo n'abapfa yagira gute, arabazura. Imana itugire neza. Ntabwo Yesu kubwo yumvise ibyo ngibyo byamukuye umutima, oya, kandi yiyemeje yuko ubuzima bw'uwo mwana agomba kubutabara, icyubahiro cye kikagaragara, agakiza ke kakagaragara. Imana itugire neza. Hanyuma Yesu aramubwira wowe izere. Abari kukubwira ngo gira abo bihorere, wowe izere.
abakubwira ngo urapfuye ngo intambara byihorera abo ngabo. Izere gusa, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe, Kristo ari kumwe nawe. Niki cyagutera ubwoba? Niki cyagukanga? Kristo ari kumwe nawe. Icyo usabwa ni ukwizera gusa. Ngo bamvuze ngo induru, oya, ibyo byihorere, izere gusa. Ngo akazi barakangura, oya, ibyo byihorere, izere gusa. Izere gusa, Kristo ari mu ruhande rwawe. Nta na kimwe cyagukanga, nta na kimwe cyagutera ubwoba. Ushobora kubona ko ibibazo bije rwose, umwana agomba yari yarwaye ndetse yarebye, ibibazo bikaza, ukabona yuko ku kazi uriho ibibazo bigusanze, tuvuga wenda ni ku kazi, ibibazo bigusanze, amakubaje, ibintu bikabura atari wowe wabiburishije ukabyishyura. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wigende ngo wiryarya nk'abo babiburishije, ahubwo wizere gusa. Haleluya, Kristo ari mu ruhande rwawe, Kristo ari kumwe nawe. Wigira ikibazo cy'uko biri buze kugenda. Yigize yabwira intumwa zarazibwira ati nimuzagira ikibazo cy'uko muri mu rukiko, ibyo muzavuga muzabibwirizwa n'Umwuka Wera. Nawe rero wivuga ngo ndishyuye ngo amafaranga, ngo ibibazo, ngo intambara, ngo biragenda oya, wowe wizere Kristo gusa, izere Imana, umwizere. Arakubwira ngo izere gusa. Uyu mwanya ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twizere gusa. Wivuga ngo inzara kinyishe, biragenda bite? Nta mafaranga, nta kazi, nta nshuti, nta miryango. Izere gusa, Kristo niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Wivuga ngo biracitse, birayobye, oya, ntabwo biyobye. Nibiyoba Yesu arahari ngo abiyobore. Imana itugire neza. Mwizere gusa rero, ari mu ruhande rwawe, ari kumwe nawe. Witinya ibije bigusakuriza, bikutera induru ngo urapfuye, ngo ntabwo uzongera kwambara, ntabwo uzongera kurya, oya, ibyo ngibyo byihorere. Izere gusa, Imana itugire neza, kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Haleluya, amen. Imana rero ikomeze kuturinda, Imana ikomeze kutugira neza. Twizere gusa. Aramubwira ngo izere gusa. Hanyuma Yayiro nawe arizera, ngo baragenda, bageze mu rugo rwe, basanga n'induru gusa, basanga n'ibibazo gusa, abantu barira. Yesu yinjirana n'abo yatoranije, agezeyo barimo barira, aravuga ati ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Rangisha aramuhagurutsa rwose, aramubahereza, arababwira ngo mugende mumufungure. Haleluya. Ntabwo yakangwa nuko abantu bapfuye, ntabwo yakangwa nuko hari ibibazo bikomeye bikubayeho, oya, wapfusha akabyemera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo byamukanga ngo bimutangire kugira ngo aze kugutabara, oya. Wabura akazi, ibyo yabyemera, ariko haleluya, ntabwo yakemera yuko utakaza ibyiringiro byawe. Komeza umwizere, kugutabara agomba kugutabara, iryo ni ihame, yabyiyemeje. Rero ibyo ngibyo byibigutera ubwoba ngo ise ngo birako binyikubiseho, bishobora kukwegera ndetse ukabona yuko bicitse, biyobye, ukabona yuko abantu bapfuye, ukabona yego ibyo byakwegera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo ngibyo hari ubuzima wagomba kuguha, hari umunezero agomba kuguha, hari ibyiringiro ugomba kugira, ukamwizera, ukamwegera, ukamubwira. Uyu mutware w'isinagogi yarakomeye uko biri kose, yarafite icyubahiro mu itorero, ariko ibyo ntabwo yabyishingikirije, ahubwo aravuze ngo hari ufite byose mu kiganza cye. Aramwegera, amubwira agahinda afite ku mwana warwaye. Hanyuma hagera asanga yanapfuye, ariko ntiyakangwa nuko yapfuye. Haleluya. Umwami wacu nagakangwa nibi tugose, afite inzira acamo zirenze ibihumbi, aje gutabara abamwiringiye, aje gutabara abamutakira ku manywa na nijoro. We wituza, komeza umwiringire, wivuga ngo ari amahirwe ngo yanshitse, oya, menya yuko ahari kugira ngo agutabare kandi abane nawe, ari kumwe nawe. Haleluya. Yayiro ari kumwe na Yesu, ntabwo yigize agira ubwoba, ahubwo yarakomeje arizera. Haleluya. Arakomeza aravuga ati mfite
mfite uwo niringiye, mfite uwo nzanye, uyu nguyu byose ari hejuru yabyo, uyu nguyu byose arabitegeka, nta na kimwe kimunanira. Icyo tubura ni ukwiringira umwami wacu, icyo tubura ni ukumwizera, ibindi byose birirangiza. Imana ishimwe. Ibyo imiryango itagukorera Yesu yabigukorera, ibyo umugabo wawe atagukorera Yesu yabigukorera. Kuko iyo uri mu burwayi ugeze kure cyane, ubona birangiye, uri muri koma, ubona ubuzima burangiye, uri guhura n'urupfu, nta wundi wagukurayo, nta n'uwakugirayo kugira ngo ajyeho byibuzeho ugarukeho gatoya. Oya, uretse Kristo wenyine niwe wagukurayo, niwe wakugira neza. Kandi ntabwo mvuze ko gupfa ari bibi, oya, gupfa ni byiza ku Mukristo wese ukuri, ahubwo ikibazo ni uko wapfujyanye ibyaha. Ariko nagira ngo nkubwire, uri mu bubabare buteye ubwoba, nta muntu wakumara ubwo bubabare, nta muntu wakumara ako gahinda uretse Kristo wenyine. Niwe wabasha kukumva, akabasha kukagukiza, akabasha kugukurayo. Imana itugire neza. Iyo tubabaye ababarana natwe, abari kumwe natwe, atubwira ngo humura, komera, nyuma y'ibi ngibi uzagira umunezero, nyuma y'ibi ngibi haleluya uzongera ugaruke mu bumuntu. Imana itugire neza. Iyo wabuze ibyiringiro ukamwizera gusa, ukamwegera, ukamubwira agahinda kawe, haleluya, arakubwira ngo humura, nubwo uri mu bibazo komeza wizere, niwe wenyine wagukomeza. Naho abandi bo bakusaba no kujya kwiyahura, ibindi byakusaba kujya kunywa inzoga ugasinda, ibyo ngo birakumara umubabaro. Ariko menye ko niyo wasinze ugarukanye umukongera ukababara, ukagaruka mu mubabaro wawe. Kandi Satani we ahora yishimiye yuko wababazwa, ahora yishimiye yuko wareka Imana, ahora yishimiye yuko utazabona ku bwami bwo mu ijuru. Ariko nagira ngo nkubwire ngo egera Kristo, umwizere, umukoreho, umubwire ngo nyiza, umusabe yuko yakurengera, umwereke byose. Niwe wenyine, niwe mugabo wenyine wabasha kukumva, niwe wenyine wabasha kukumara umubabaro, niwe wenyine waba uri kumwe nawe ntugire ubwoba. Imana idufashe. Uri mu mubabaro ukagira ibyiringiro, ukagira amahoro. Imana itugire neza. Nta wundi wabigufashamo uretse Kristo wenyine. Ugakomeza ukavuga ngo ndi umukristo. Imana itugire neza. Kandi nzahora ndiwe mu bihe byose, mu bintu byose ngeze kugupfa. Imana itugire neza. Ugahora uri umukristo nubwo ibikomeye byaba byaje, nubwo bavuga ngo haje inzoga ziryoshye, ukavuga ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Imana itugire neza. Nubwo bavuga ngo hari indaya nziza, ukavuga ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Imana itugire neza. Ukavuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Muri ibyo ikora rero harimo agakiza yampaye, harimo amahoro Imana izampa. Nishoye mu bibi, nanyweye amatabi, nagiye mu busambanyi, nagiye mu bibi, nibye amafaranga y'abandi ngo kugira ngo nkire, haleluya. iby'Imana ikora biradutangaza. Imana itugire neza. Ibyo akaba ari byo uhoramo, ukavuga kuko umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gituma namwara, haleluya. Imana idufashe. Ugakomeza ukagira ibyo byiringiro, ukagendera mu byiringiro, ukaguma mu byiringiro, ugatekereza mu byiringiro, ukaguma n'ibyiringiro, ukavuga ngo Imana iri kumwe nanjye, ese umwami wanjye ari kumwe nanjye, umubisa wanjye abarinde. Ukaguma n'ibyo byiringiro, ukavuga uti nzatsinda uko byagenda kose. Yesu yaratsinze, nanjye nzatsinda. Nta wundi wabigufashamo uretse kwegera Yesu, ukava mu byaha, ukareka ibibi urimo, ukavuga ngo ibi ngibi ndabirambiwe, iby'isi ndabihinyuye. Icyo ubu ngubu mfite muri njyewe ni ugutumbira Kristo nkamwegera. Nubwo isi dusaba kumuvaho, nubwo imibiri yacu dusaba kumuvaho, nubwo Satani yadusaba kumuvaho, nubwo ibitunezeza bidusaba kumuvaho, ariko haleluya, niringiye Kristo kandi azama byose. Azama umunezero, azaba mu ruhande rwanjye, azanshyigikira, azandwanirira, kandi haleluya nzanesha kuko nawe yanesheje.
ndagusaba kuva kuri Kristo, ibyo ntubyiringire, ibyo ntubihe amaso yawe, ahubwo higika, shira ku ruhande, umwegere. Imana itugire neza. Wireba abana batoya uvuga ngo dore abahiye, haleluya, uvuga ngo dore abana barahiye, ngo nange reka mbishoremo njye mu busambanyi. Oya, ibyo ngibyo higika, ushire ku ruhande, uvuge ngo narakijijwe. Imana ishimwe, hari urugero ndiho, hari ibyo ntakwiriye kubarizwamo. Imana itugire neza. Hari amagambo nakwiriye kuvuga, hari ibyo nakwiriye gukora. Ntabwo wambona nakubise ku mabuno y'abakobwa, ntabwo wambona ndimo gutereta abagore b'abandi b'abagabo, ntabwo wambona ndi mu bidakwiriye. Imana itugire neza, Imana itwiteho. Nta wundi rero wagufasha muri ibyo uretse guhigika, ukizera Kristo, ugakora ku mwami wacu, hanyuma nawe akagukiza uwo mubabaro. Nta wundi watumara ko gahinda. Imana itugire neza. Bwoko bw'Imana, Imana ibaha umugisha kubwo kumva ijambo ry'Uwiteka, kandi ndabinginga kugira ngo turyumvire, ndabinginga kugira ngo dukomeze kumva icyo Imana idushakaho. Ntabwo Imana ishaka yuko tujya mu bibi, ntabwo Imana ishaka yuko tureka Kristo, ahubwo ishaka yuko tumufata, haleluya, tukamwegera, tukamukoraho, tugakizwa nawe. Nta wundi wadukiza uretse Kristo wenyine. Dukomeze rero kwiringira ijambo ry'Uwiteka, dusome ijambo, dusome ibyanditswe byera, nibyo birimo ibiryo byo gutunga ubugingo bwacu. Imana itugire neza. Reka dusenga twisabira Imana imbaraga kugira ngo tubashe kwegera Kristo. Imana itugire neza. Ndagushimiye mwami Imana, ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, kandi ijambo ryawe niryo rikora ku mitima ya buri wese akabasha kuba yakizwa, akabasha kuba yahinduka, akava mu bibi yararimo. Kuko gukizwa bihora bibaho, kuko dukirizwa aho twari tugiye gupfira, kandi umuntu wese ahora akizwa, kuko aho tuba tugiye gupfira ni henshi cyane. Hari byinshi biba biri butuyobye, ariko iyo tubisimbutse ubwo tuba dukijijwe. Ndagusabye rero duhe gukizwa, uduhe gukomeza gukizwa mu izina rya Yesu. Utwiteho, uturengere, uturwanirire, uduhe imbaraga, tubashe kubyigana, dukore ku mwami wacu, kandi tubashe kumubwira ibyo dukeneye byose. Girira neza ababyeyi, abasore, abagabo n'abakobwa, abana batoya, buri wese ukwiringiye, buri wese ushaka gukizwa kugira ngo abashe gukora kuri Kristo, ari umumara agahinda kose, uwamugiriye neza, ubane nawe. Kandi akwinginze Uwiteka, iri jambo ryawe rigere kure cyane, buri wese abashe kuryumva, yumva icyo umushaka mu izina rya Yesu. Amen.